Mu nkuru yacu y'uno munsi dutangiranye n'umugore witwa Korodina. Kubigaragara ni umugore mwiza cyane kandi witonda ufite ikinyabupfura. Ikindi kandi ntabura kukubwira yicisha bugufi rwose. Mbere yuko nkubwira inkuru yacu ukuntu twayise cyangwa se izina twayihaye, reka nkubwire yuko uyu mugore yashakanye n'umugabo witwa Jean Claude. Bakundanye kuva mu mashuri yisumbuye. Ikindi kandi urukundo rwabo ntago rwabaye rwa rundi rushonga ngo ruhite rurangira. Uko bugenda bucya nuko bwagiye bwira barushaho kugenda barushaho gukundana. Urukundo rwabo rwarakuze ndetse biza kurangira babanye. Ndabizi utangiye kwibaza ngo ese ubundi ngo ni ikihe kintu kiri kujya mbere. Buretse gato inkuru turi kuyitangira. Mbere yuko nkubwira izina ry'iyi nkuru, reka mbanze nkubwire yuko aba bantu bagize ubukwe bukomeye cyane, ubukwe bw'igitangaza. Ndetse yaba mu bukwe cyangwa se nyuma burangiye, abantu bagendaga bababwira ati mwagize ubukwe bwiza. Ubukwe bavuze ngo ni ubukwe butagatifu. Ndetse bakajya bakomeza kugenda bababwira ngo urugo rwanyu ni urugo rutagatifu. Ese ubundi ni iki kiri kujya mbere koko? Reka nkubwire yuko iyi nkuru twayise ngo amarira yanjye yampaye isomo. Turi kugenda tuyitangira, ariko reka mbanze ngo sabe niba turi kumwe ubitwereke ukanda aho ngaho kuri like. By'umwihariko wowe dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaho kuri channel. Nizera yuko unkunda kuko nanjye ndagukunda cyane. Niyo mpamvu nkunda kugutegurira ibintu bigiye bitandukanye byubaka umuryango, urukundo, by'umwihariko ibiganiro bituma tugenda twiyubaka mu buryo bugiye butandukanye. Niba ageze ahangaruka tukaba tugiye gukomezanya iyi nkuru, ntiwirengagize gukanda like kuri no video. Ikindi cya kabiri, murabizi yuko tujya gutangira ibiganiro byacu bya buri munsi, tumaze tukakira abantu bashyashya. Umuntu mushyashya n'umuntu utaramara gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe uyikande kandi yuko gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro gitambutse ahangaha cyose ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Nyuma yuko Imana ibubakiye urugo rwiza cyane, urugo abantu bise ngo ni urutagatifu bitewe nuko bari babibonye, aba bavandimwe bagize urugo rwiza cyane, by'umwihariko mu myaka 2 yabanjirije iyindi yakurikiyeho babana. Iyi myaka 2 yabaye nyuma yuko bari bakoze ubukwe bw'igitangaza ndetse banabanye neza. Jean Claude yatangiye kujya ataha bitinze ndetse atangira no kugira amabanga atandukanye kuri telefone yiwe, amapassword agiye atandukanye kuri telefone ye, ndetse rimwe na rimwe yajya kuyitaba bikamusaba kwimuka akajya kure y'umugore we. Korodina yabanje kwihangana rwose ndetse aravuga ati niba hari ikibazo ndasenga rwose Imana iraza kumugarura. Nubwo Korodina yasenze avuga gutyo, yakomeje gushakisha amakuru, gusa bidatinze yaje kumenya inkuru yica mugongo cyangwa se inkuru yamubabaje. Yamenye neza ko umugabo we afite uwundi mugore mwibanga. Ubwo umugabo we yari yibagiwe gushyiramo password, agasiga telefone mu cyumba akajya hanze, Korodina yishe yegura telefone agerageza gusoma ubutumwa bwose bajya bagirana. Nta gushidikanya rero yamenye neza yuko umugabo we amuca inyuma. Korodina kwihangana byaramugoye rwose, yagize agahinda kenshi ndetse ararira bidasanzwe. Ubwo umugabo we yari yinjiye aramubwira ati kubera iki umbabaje gutya kandi twari twarahize isezerano imbere y'Imana. Ikintu cyabaye kidasanzwe rero, Jean Claude ako kanya yahise ahakana icyaha ndetse atangira kumubwira nabi. Korodina yumvaga umutima we uhagaze cyane, ariko nk'umukristo yakomeje kwihangana ndetse anagerageza kumubabarira. Nubwo atari yamusabye imbabazi, ariko igikomere cyarushagaho kumurya. Igihe cyashize ari kirekire, umugabo kugira ngo agabanye akageso ahubwo agakomeza kugenda kongera. Byagezeho rwose umugabo abikora ku mugaragaro. Umugore we Korodina arangije aramubwira ati ibi ngibi ntabwo nzabyihanganira. Icyo Korodina yakoze rero nawe yashakishije ikintu yakora nawe akihorera. Ese iby'uru rugo biraza kurangira gute? Nakumiro koko ntucikwe, reka turebe ukuntu ibi bintu biraza kurangira. Ku musozo hari inama utagakwiriye gucikwa, by'umwihariko we ushaka cyangwa se wifuza kugira urugo ruzira amakimbirane. Korodina agiye kwihorera, yatangiye kugirana ubushuti cyangwa se imishyikirano n'undi mugabo wamwumvishaga ko amwitayeho. Uyu mugabo yajyaga akunda kumubwira ati nanjye ndashaka umuntu unyumva kandi ushyira imbere. Ntabwo byatinze ibintu byarushaho kuzamba.
ingoro y'urugo rwabo irasenyuka kubera yuko buri umwe yari yamaze kwihitiramo inzira ye. Baratandukanye, ariko Claudine asigaye yibaza ati ese koko kwihorera ni wo muti w'igikomere cyangwa ni umuriro mushya nishyiriyeho? Ese ubundi nanjye reka mbanze nkubaze, kwihorera ni wo muti w'igikomere cyangwa se n'umuriro mushya umuntu aba abashije kwishyiriraho? Twandikira ngo muri komenti turushaho kugenda tuganira twungurana ndetse n'ibitekerezo. Nyuma y'amezi makeya y'umubabaro, Claudine yaje kwicara asoma Bibiliya. Ageze ahanditse ngo ntukishyure ikibi ku kindi kibi, ahubwo ushake uko ubana mu mahoro n'abantu bose. Ijambo dusanga muri Bibiliya mu Baroma ibice 12 ndetse n'umurongo wa 17 kugeza kwa 18. Yarize amarira menshi cyane ndetse aricuza. Ntiyicujije ko yatandukanye n'umugabo we, ahubwo yicujije ko yahisemo inzira yo gukiza igikomere cye mu buryo bukomeza kubabaza umutima we. Nyuma yaje guhura n'umuyobozi w'itorero w'umugore, baraganiriye ndetse barasenga. Yatangiriye ku rugendo rwo kwiyakira, kwiyubaka ndetse no kubabarira. Nyuma y'imyaka 2 gusa, Claudine yatangiye gutanga ubuhamya ndetse asaba abandi bagore ndetse n'abagabo ibingibi bikurikira. Ngira ngo wabyumvise cyangwa se wamenye uko tugeze muri kakanya tumenyeramo inama cyangwa se ibintu runaka byadufasha kurushaho kugenda twiyubaka. Turi gusoza, reka izi nama tuzumve. Iyo wababajwe ntugahitemo kwihorera, kuko kwihorera si ugukiza umutima, ni ugusenya uwasigaye. Ikindi kandi ukwiriye kumenya, ibikomere ntibikizwa no kubabaza undi, ahubwo bikizwa no kwiyakira ndetse no kwiyegereza Imana. Mu gihe mwahisemo gushakana cyangwa se kubana muri rusange, mujye mugerageza kuvugana cyangwa se kuganira muri rusange, mubabarirane. Ikindi kandi nimba umwe ahisemo guta inzira, ntukamukurikire, kuko urukundo rw'ukuri rutozwa n'Imana nirwo rutabara ndetse nirwo rukiza. Ikindi kandi ni narwo rwubaka. Ndagushimiye cyane wowe twatangiranye iyi nkuru, tuyigeze ku musozo. Wakoze cyane, ugenzuye niba amaze gukanda like. Ikindi kandi niba uri mushyashya ugenze niba amaze gukanda subscribe, kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambukanga. Ahanga hatambuka inkuru z'urukundo zigiye zitandukanye zibasha gutuma twubaka inkundo zacu ndetse n'ingo muri rusange, ndetse no kwiyubaka mu bitekerezo. Ibyo ngibyo bikurikize rero, kugira ngo ntuzajye ucikwa buri kiganiro gitambutse ahangaha cyangwa se inkuru muri rusange. Wakoze cyane twatangiranye ikiganiro cyacu tukaba tugisoje. Imana iguhe umugisha. Bye, ndagukunda cyane. Duhurire mu zindi video zigiye zitandukanye zikunda gutambuka ahangaha.